ubuzima bwatubanye umwijima kuko tutazi icyo uvuga, kuko tutatindanye nawe ngo tumenyeshe inzira zawe, kuko tutatindanye nawe ngo tubere itabaza nk'uko wasezeranye, kuko tutatindanye nawe twaranyeganyejwe, kuko tutagushyize imbere twaranyeganyejwe, kuko utatubereye itabaza. Umwijima watubanye mwinshi, tuyoberwa iby'ejo hazaza, tuyoberwa ibyo twiringizwa nawe uduhamagara. Ijambo ryawe rigwirire mu mitima yacu, ibyo uvuga mwami bitwuzure, bisibanganye ibyo za CNN zivuga, bisibanganye ibyo andi mateleviziyo yose avuga, bisibanganye ibyo bene wacu bavuga, bisibanganye ibyo natwe twibwiye, bisibanganye iby'isi ivuga. Turaje ngo ijambo ryawe rigwirire mu mitima yacu, turaje ngo twuzuze ibyawe mwami w'abami. Dore turasa nk'uko abatakuzi basa, dore turavuga nk'ibyo abatarakumenye bavuga, dore tubayeho nk'abatagufite, dore tubayeho nk'uko imfubyi zose zibaho, abatagira se, abatagira data, abatagira ubashugurikira. Dore dukanuye amaso nk'uko bayakanura, dore turabunza imitima nk'uko bayibunza. Nyamara ijambo ryawe ryaratubwiye ngo mbese wowe wambika uburabyo kandi buri bwume mu gitondo, mbese wowe ugaburira inyoni ntuzita ku byacu. Ariko iryo jambo ryabuze umwanya mu mitima yacu, iryo jambo ryabuze umwanya mu bitekerezo byacu, iryo jambo ryabuze ubwicaro, turaryumva rigatambuka mu gutwi kumwe rigahinguka mu kundi. Uwiteka we, tubabarire, tubabarire, tubabarire. Twabaye nk'abana bigaye, twabaye nk'abana basuzugura byose yakora, twabaye nk'abana badafite umubyeyi, twabaye nk'abana bakura imburagihe akaba ari mutoya ariko akiganyira iby'abakuze, twabaye nk'abatarigeze babona imirimo yawe, twabaye nk'abatarasomye ijambo ryawe, twabaye nk'abatarabonye ubwizerwe bwawe. Nyamara iyo dusubije amaso inyuma, tubara imigisha ntituyirangize, tureba aho wadukuye mwami hakatubana henshi, tureba imirimo yawe n'ubwizerwe bwawe. Ariko dore Bibiliya itubanye impapuro, itubanye inkuru zisanzwe. Itorero rya none mwami, utugirire ubuntu mukunzi mwiza, utugirire ubuntu mwami w'abami. Duhagaze mu gihe cyumagaye, igihe kirimo abantu bameze nk'abatakuzi, nyamara twitirirwa izina ryawe, ariko imigenzereze yacu igahakana izina ryawe, imisengere yacu igahakana izina ryawe, imikorere yacu igahakana izina ryawe, imitekerereze yacu umuntu ayiprojegisa akayishyira hariya iriho mwami igahakana kuriho. Ibyo tuvuga ku munwa bigatandukana n'ibyo dutunze mu mitima. Utugarukeho mwami w'abami, utugarukeho mwami, uduhembure, uhembure itorero ryawe muri iyi myaka, uhembure abahungu bawe n'abakobwa bawe. Imirimo yacu ihakana kuriho, nyamara ibyo tubwiriza bikavuga kuriho. Imirimo yacu ihakana kuriho, nyamara tukabwira abantu ko tukuzi. Ibikorwa byacu bihakana kuriho. Iyo duteranye imibare yacu rwose iraguhakana, nyamara amagambo yacu akakwita kuri Imana ishobora byose, ariko imipangu yacu ikakwigizayo ikerekana ko udashoboye. Ibiduhangayikisha bikagusunika ko udashoboye, tukarara tubunze imitima ku mariri yacu tuvuga ko udashoboye. Nyamara iminwa yacu n'indirimbo zacu turirimba mu nsengero, n'amagambo tuvugana hagati y'abarokore, n'amagambo tuvugana hagati y'abakristo, tukaba tuvuga ngo uri Imana ishobora byose. Ariko imipangu yacu, ingamba zacu, imikorere yacu, ibyo dutunze mu mitima bikerekana kuri Imana yananiwe. Tugarukeho mwami, turifuza ko ubuzima bwacu buhuranije ijambo ryawe. Tugarukeho mwami w'abami, ntabwo uri Imana y'amagambo, ntabwo wazanywe no kudutera igipindi, ntukeneye kutureshya, urihagije, uriho. Uko wari uriho kera ni kuri n'uyu munsi, ni kuzahora iteka ryose. Itorero tubuze imbaraga kuko ibyo tubwiriza atari byo tuviva. Itorero tubuze imbaraga kuko amagambo yawe yagarukiye ku munwa. Itorero tubuze imbaraga kuko twamenye byinshi bigarukira muri mind, bigarukira mu bwonko, bigarukira mu bwenge, ariko ntitwabyemere ngo bishore imizi mu mitima yacu. Bigarukira muri logique, tubitekereza iyo ngiyo, ariko ntitwemeye ko bizana impinduka. Ibyo nibyo bidutera kubunza imitima, ibyo nibyo bidutera kubaho tukwita Imana ariko tutarakwemereye kutubera Imana. Tukwita Imana tukavuga ngo turakuzi, ariko ubuzima bwacu bugahakana rwose, bukabaho nk'ubutakuzi. Tugarutse Uwiteka Mana Nyiringabo, iki gitondo mwami w'abami turifuza guhuza ibyo twamenye
n'ubuzima bwacu. Turifuza guhuza ibyo twamenye n'ubuzima bwacu. Yesu warara gusenga, bwacya mu gitondo ukagenda hejuru y'amazi. Abigishwa be barababwiye ngo nibakomeze bagende, ujya kwihererana na data, ugarutse wowe uza ugenda hejuru y'amazi. Bari barakumenyeho gatoya, ariko ntibari bazi imirimo yawe. Bakubonye kuko batari bazi aho ibitangaza byawe bigera, ngo bibwira yuko uri umuzimu. Ntibari bazi aho ugera, nyamara bari baragukurikiye, nyamara bitwaga abigishwa bawe, nyamara bari baravuye mu miryango yabo, nyamara ba Petero bari bararetse kuroba, ariko bagarukira bugufi. Uko niko benshi mu itorero hari ibintu twavuyemo, benshi twasize n'imirimo isanzwe turagukurikira. Abandi bateye agatambwe bavuye mu byaha, abandi bateye agatambwe turakora imirimo itandukanye mu nzu yawe, turakuvuga, turakubwiriza, tuyoboye insengero, tuyoboye amakorari, tuyoboye ministries zitandukanye, turatanga amaturo n'ibyacu, ariko turanga tukagarukira bugufi. Nabo bari baragukurikiye mwami waba, ariko ntibari bazi ko ufite imbaraga zigenda hejuru y'amazi, kuko ibyo byori warababwiye byari bitarahura n'ubuzima bwawe. Turagushaka mwami waba, turashaka ubuzima burenze aha ngaha. Ntabwo uri Imana y'amagambo, ntabwo uri igipindi, ntabwo duhamagara gusenga nk'umuhango mwami waba, ntabwo ari iminsi yo kwandika muri kalenda ngo tubigaragare ko twasenze, ngo bigaragare ko turi abagore n'abagabo b'ibitangaza, ngo bigaragare ko dufite amazina, ngo bigaragare ko natwe duhari, yaba muri media yaba mu nsengero. Mwami birenze ibyo, mwami birenze ibyo, mwami birenze ibyo, mwami birenze ibyo. Ariko hari ibintu twatinzemo turabimenyera, tumeze nka Petero. Mwami yaravuze ngo niba ari wowe, ngo nanjye umpamagare ngende kuri aya mazi. Uramuhamagara kuko wari uzi neza ko bibaho, kuko wari uzi neza ko bishoboka. Agenda ku mazi ho gatoya, ariko mu kanya yibuka ko bitabaho. Uko niko dutambukaho gatoya, ayiwe ibyo dutinze muri iby'isi tubwira bikatwibutsa ko bidashoboka, imishahara ikatwibutsa ko bidashoboka, siyansi ikatwibutsa ko bidashoboka, ripoti z'abaganga zikatwibutsa ko bidashoboka. Nuko tukongera tugatebera, nuko tukongera tukamirwa, nuko amazi akaturengera. Turagarutse mwami w'abami guturenza aho ngaho. Nuko bafite kwizera guke tugendana, ibyo twababonanye, ibyo batubwiye ko byabananiye, bikongera bikaturengera, natwe tugatsebera. Imihangayiko y'iyi si ikongera ikaturengera, tukibagirwa imbaraga zawe, tukibagirwa imikorere yawe, tugahinduka itorero ry'intege nkeya, tugahinduka abakwitirirwa buzuye intege nkeya, barengewe n'amaganya, barengewe n'amarira, impfu zikatubasha, tukibagirwa ko ari ryo rembo, bikaduheza bikaturambika. Ayiwe tugarukeho mwami w'abami, ibyago n'amakuba bikaducogoza, tukibagirwa ko wavuze ngo mu minsi ya nyuma bizarushaho kuba byinshi. Nubwo twasenga ibyago n'amakuba ntibyashira, kuko ni ukuramukwa n'ibihe mwami w'abami, ariko abera bazabikomereramo, abera bazabikoreramo. Umugaragu wawe Daniyeli yaravuze ngo abo ngabo ngo abagabo bazakomera kandi ngo bazakora iby'ubutwari, ariko biratugeraho bikaturusha amaboko. Ntitukubone mwami w'abami, ntitukubone ibidutera amabuye, ibitera mu maso yacu gusa nk'abamarayika nk'uko Stefano byamugendekeye, ahubwo turacogora ndetse tugahindukira, tukagukuraho amaso, tukabihanga amaso, tukabihanga amaso, tugasubizanya nabyo, tukareshya nabyo, tukamanuka aho twari tugeze, tukongera tukareshya nabyo, tukareshya nabyo. Umwanzi akaneze aho yashaka kutumanura akatumanurayo. Uwiteka we, tukaba abantu bahora batangira, abantu batigira imbere, abantu batiga, abantu badakura, abantu badakomera, amaboko yacu agahora atenebuka. Nyamara ngo ni wowe utoza amaboko yacu, ukayatoza kurwana, ukayakomeza, ukadutoza kugera igihe duforera imiheto y'imiringa, imiheto ikomeye, tugahinduka abarashi bakomeye. Ariko twabaye abantu bahora batangira, mu kwezi kwa mbere tugatangira, muri Desemba tukaba turamanutse. Ayiwe mwami tugarukeho. Twabaye abantu badatera intambwe, twabaye abantu bameze kimwe. Bamwe muri twe bamaze imyaka bakijijwe, bamwe bamaze 10, 20, 35, ariko turacyasa nk'uko twasaga ku mwaka wa mbere. Mwami tugarukeho,
tugarukeho umwami w'abami, tugarukeho uhagurutse ingabo hagati muri twebwe. Igihe cyarageze ba Petero barakura, baba batakikwihakana, baba batagishidikanya imirimo yawe n'ibitangaza byawe. Igihe cyarageze barakura, barinda bagera mu rupfu, barenga urwego rwo gusogongera ngo bamenye kugira neza, ahubwo bigiranye imbere nawe. Uwiteka we, hagurutsa abahungu n'abakobwa bakura, hagurutsa abakungu n'abakobwa batagwigira. Mwami mwiza, tugarukeho umwami w'abami mu cyumba cyo hejuru, tugarukeho tuzanira impinduka. Mwami, byaba bimaze iki kumara iminsi irindwi umuntu yiyimye ibyo akunda agasohoka nk'uko yakabaye, ingeso zimwuzuye, amahane amwuzuye, gushidikanya byumwuzuye, irari rimwuzuye, gutsindwa kumwuzuye. Byaba bivuze iki mwami w'abami? Byaba bivuze iki umuntu atagwishe kukumvira, umuntu atagwishe kuganduka, umuntu asohoka akitegeka 100% nk'uko yakabaye, umuntu asohokana kamera ikimuhagazemo, twaranze kugonda. Duhindure mwami w'abami, dore twaje aho byose bihindukira, twaje mu cyumba cyo hejuru aho byose bihindukira. Byamara iki gutindana nawe? Umuntu agisohoka agihagaze ku bwenge bwe mwami w'abami, bikeya uduha kumenya, bikeya by'umumaro, bikimutera kwikoma mu gatuza, bigatuma utatuzamuka n'ahandi hantu. Udufaranga udutiza tukadutera kumva tubaye ibihangange, amamodoka meza utwongera akadutera kumva turi ibihangange. Byatumarira iki? Byatumarira iki mwami w'abami gukomeza gusa nk'uko dusa, kuzurwamo n'ubwoba ubwo twatangiranye? Byatumarira iki mwami w'abami gutindana nawe ariko tudahindutse abantu ushobora gutuma ijwi ryawe rigakomeza kuvuga ngo ninde watugendera? Ugasanga twese turahuze mwaba, ugasanga twatinze kwitaba, ugasanga twatinze kurenga ibyoroheje. Ninde mubyeyi wanezezwa nuko umwana w'imyaka 18 hagitoba utwondo nk'umwana w'imyaka 2? Ninde mubyeyi wanezezwa n'umwana w'imyaka 21 ugikinisha udukinisho mwami nk'utw'umwana muto? Ariko uko niko tugarukaho, ugasanga abagore bamaze imyaka 10 mu gakiza baracyameze nk'abakivuga, ugasanga abasore bagukoreye bamaze imyaka mu rusengero baracyameze nk'abana b'umwaka umwe. Umubyeyi wese yicwa n'agahinda, yafite abana badakura, yafite abana badakura mu bitekerezo, yafite abana bagwingiye. Tugarukeho mwami, tugarukeho tugirire bwa buntu bwaduhesheje agakiza. Nasanze ari bwo buntu bujya bukuza, nasanze ari bwo buntu bujya bwigiza umuntu imbere. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo watangiye umurimo mwiza muri twebwe, ni nawe uzawusohoza. Ariko uratubura, ujya kuwusohoza ukatubura, ugasanga ni twebwe tudashobora no kumara iminota 5 tutarebye kuri telefone, ugasanga ni twebwe tudashobora gufunga na telefone mu misi yo gusenga, ugasanga ni twebwe dusenga telefone ifunguye duhita tuyita. Ugashaka aho duhindurira ukatubura, kuko tutemeye kwinjira mu nzu yo guhindurirwamo. Twuzuza inyota, twuzuza inyota, twuzuza imbaraga, twuzuza imbaraga. Byakoranye n'aba Petero biduha kwiringira ko natwe wadushobora. Turabizi ntiwabuze imbaraga, ahubwo umwanzi yaratugose aduhoza mu birangaza, tubura umwanya wo kubana nawe. Tugarukeho mwami, tugarukeho mwami. Kura amaso yacu ku bidafite umumaro, kura amaso yacu ku birangaza. Mwami, ndakwinginze muri iki cyumba cyo hejuru cyo muri uku kwezi, wabyarira abahungu n'abakobwa bashobora kwitandukanya n'ibirangaza. Icyo cyifuzo cyawe papa, icyo cyifuzo cyawe papa, icyo cyifuzo cyawe, icyo cyifuzo cyawe. Reka mwami ibyo ushaka bitangirane nanjye,
umpereho mwami. Reka abahungu n'abakobwa barimo bavuga ngo bahereho, uduhereho mwami. Kora umurimo mu mutima wanjye. Shira ibihumbi tukuzanira iby'abandi, tukazikuzanira abagore batunaniye, tukakuzanira abagabo batunaniye, tukakuzanira abana batunaniye, tukakuzanira ubucuruzi butagenze neza, tukakuzanira ngo amafaranga tutabonye, tukakuzanira ibyo byose bituzengurutse. Ariko iki gitondo nje kubwira ngo uhere kuri njyewe mwami, uhere kuri njyewe mwami w'abami. Numperaho n'abandi urabageraho, numgira numbona n'ibindi urabigeramo mwami w'abami. Umpereho, kuraho ikintu cyose kimbuza kwigira imbere, ikintu cyose cyanteye kugwingira, ikintu cyose, ubunebwe bwose bumbuza gusenga, ubunebwe bwose bumbuza kwihererana nawe, intege nke z'umubiri zimbuza kubyuka, zimbuza kwiyiriza ari iminsi yo kwiyiriza. Tumareho ubunebwe bwose, tumareho ibintu byose bituma tutarushaho gusa nawe. Hera kuri njye mwami, hera kuri njye, hera kuri njye mwami, hera kuri njye mwami. Uduhereho mwami w'abami, uduhereho. Tuba tuzi ko ibibazo dufite n'ingorane twabitejwe n'abo tubana, twabitejwe n'abo dukorana, twabitejwe na bene wacu, twabitejwe ngo n'abarozi bo mu miryango. Dufite abo twashyize ku ruhande, tutakiramutsa, tutagisura, tutagitaha amago yabo, kuko tudasa nawe. Yaba wowe, si yaba ari wowe, si yaba ari wowe uri njyewe, si yaba ari wowe uri muri uru rugo rwanjye, si yaba ari wowe uri muri aka kazi, wari kuba witwaye ute? Se koko wari kuvugana n'abarozi b'iwanyu? Se koko wari kureka kuvugana n'abakwanga? Kandi warasangiraga na Yuda agiye kukugambanira, kandi warasabiye abakwica ku musaraba. Ariko intege nkeya zacu zaduteye kugarukira bugufi, twuzuye inzangano nk'abatarakumenye, twagarukiye bugufi, twuzuye amacakubiri nk'abatarakumenye. Dufite abo turamutsa mu nsengero zacu n'abo tutaramutsa, dufite insengero tutakwinjiramo, dufite abapasiteri tutavugana nabo. Mwami, tugarukeho mu itorero ryawe mu gihugu cy'u Rwanda, tugarukeho umwami w'abami, tugarukeho. Isengesho yacu yabaye yo ku munwa, kuko twanze guhinduka igitambo gikongorwa nawe, igitambo ntikigira ijambo, igitambo cyemera gupfa, igitambo kitanga 100%, igitambo ntikigira ubushake, umutambyi akigenza uko ashaka. Amagambo yacu, amasengesho yacu yahindutse amagambo, indirimbo zacu zihinduka amagambo, ibibwirizwa byacu bihinduka amagambo, kuko twanze kukwiha wese. Twashyize ibisika hagati yacu n'abantu. Tugarukeho umwami w'abantu, kora umurimo mu mitima yacu. Twatukishije izina ryawe muri iki gihugu. Batubonye turirimba, batubona dusambana, batubonye turirimba, babona dukorakorana, batubonye tubwiriza, babona dukunda iby'isi kubarusha, batubonye tubwiriza, babona tunesikoroka. Tugarukeho mwami, dukureho ikimwaro, ngo uzatwara itorero ridafite ikizinga no mu nkanyari. Iyi ni iminsi yo gutunganywa ku itorero. Tugarukeho mwami, wowe wavuze ngo itorero ryawe uzaryubaka ku rutare, n'amarembo y'ikuzimu ntabwo azarishobora. Ni wowe nyiri itorero. Tugarukeho mwami, tugarukeho kandi uhere kuri njye. Biranyorohera gutunga agatoki, biranyorohera kureba ababyishe, biranyorohera kureba ababikora nabi, bikantera kutireba, bikantera kutareba ibyo nica, bikantera kutamenya kwizera kwanjye guke, bikantera kutamenya ubuhenebere, kutamenya aho natsinzwe, kutamenya aho nagwingiye, kutamenya aho nasibiye, kuko mpora mbona abo nsumba, mpora mbona abo ndusha gusenga, mpora mbona abo ndusha gukiranuka, mpora mbona abo ndusha kubwiriza, mpora mbona abo ndusha byibuza gukunda, mpora mbona abo ndusha byibuza kwihangana, bikantera kutaguhanga amaso. Tugarukeho mwami, tugarukeho mwami, tugarukeho mwami. Hera kuri njyewe muri iki gitondo, hera kuri twebwe abafite uwo mutima. Tugarukeho mwami, turashaka impinduka mu buzima bwacu. Tukuye amaso kuri abo bose dushinja, dutungira agatoki. Biratworohera gukosora, biratworohera kuvuga abapasiteri babikoze nabi, biratworohera kuvuga abakristo batakiranutse, biratworohera kuvuga abakobwa batwaye amada, biratworohera kuvuga abakozi bawe badivorishije cyangwa basenye amago, biratworohera kuvuga ibyo byose n'intege nke z'abandi.
bigatuma tutirebaho. Mwanzi akaduheza muri ibyo. Biratworohera gukurikira ibiganiro bivuga intege nke z'abantu n'aho abantu bananiriwe, ibise by'abantu, bigatuma tutigarukaho Mwami w'abami. Biratworohera gutunganya iby'inyuma kugira ngo tutagira umugayo ku bantu, bigatuma tudatinda ku byo ureba. Tugarukeho Mwami w'abami, tugarukeho Mwami, tugarukeho Mwami. Twe kugwa mu mutego nk'uwa Sawuli wabwiye Samweli ngo gendana nanjye ngo byibuza ngo aba bantu bamenye ko ukiri kumwe nanjye, aho gusaba Imana imbabazi. Tugarukeho Mwami, tugarukeho, udukize, ntudusige utya. Turakwizeye, turakwizeye. Wowe uri Imana y'amasezerano. Ijambo ryawe rirambwira ngo amaboko yawe si magufi unanirwe gukora, ahubwo ibyaha byacu ibyo bituma udakora. Tujya dutinya kubivuga, ariko tugusabye imbabazi. Ibyaha bishobora kuba ibyaha umuntu akora, bishobora kuba kugwingira, kunanirwa kugera ku rugero wendaga kutugezaho, bishobora kuba kwiyuzura washaka aho ugaragarira ukahabura ugasanga huzuye njyewe, bigatuma amaboko yawe adakora, bigatuma amaboko yawe atanzamurira aho yanganishaga, bigatuma amaboko yawe atatugeza aho yatujyanaga, bigatuma tugira ubukererwe kuko usanga ugeze aho dushyira byose byagarukira muri twe, byakwitirirwa twe, cyangwa byadusindisha tukarengwa tugahirima. Tugarukeho, kora umurimo mu mitima yacu, kora umurimo mu mitima yacu. Urukwizerwa, urukwizerwa. Yeremiya 1:11-12 aravuga ngo ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, Yeremiya we uruzi iki? Maze ndavuga nti nduzi inkoni y'umurinzi. Maze Uwiteka arambwira ati waroye neza kuko ndindi ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Maze Uwiteka arambwira ati waroye neza kuko ndindi ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Imana yo kwizerwa. Gutegereza tujya twibwira kutari ukwizerwa, kandi ikibazo kiri mu ruhande rwacu. Ntitubasha kwigwanika mu gituza cyawe ngo tugutegereze tukwizeye, kuko tutabasha kwizera inzira zawe n'imikorere yawe. Urongera uvugana n'umugaragu wawe Yesaya 46:10 ngo mpera mu itangiriro nkavuga iherezo, mpera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa, nkavuga nti imigambi yanjye izakomera kandi ibyo nzashaka byose nzabikora. Mpera mu itangiriro nkavuga iherezo, mpera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa, nkavuga nti imigambi yanjye izakomera kandi ibyo nzashaka byose nzabikora. Twigishe ko kwizera Mwami, utwigishe ko kwizera nk'uko uri. Watubanye muto mu bitekerezo byacu kuko tutazi ijambo ryawe, twarakwangiye. Waratubwiye ngo ibidukiza n'ibidutabara biri hano, turakwangira. Waratubwiye ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa kawe. Turaguhakanira, twirukanka inyuma y'umutsima, dushyiraho imbaraga nyinshi, ariko gushaka ibiva mu kanwa kawe tubiha umwanya muto. Bituma tuguma turi abantu bahungabanye, bituma tuguma turi abantu batwarwa n'imiyaga y'uburyo bwose, bituma tukuyoberwa. Wowe uhera mu itangiriro ukavuga ibyo mu iherezo, turakuyoberwa. Hagati twuzurwa n'ubwoba kuko twanze ku ijambo ryawe ritwuzura. Twatindije amatwi ku bitagaburira umuntu wacu wamwe imbere, ibigarura umuntu wacu wamwe imbere, twanga ko biha umwanya, bituma tugomeza kuba nka ba Simoni, urubingo ruhuha n'umuyaga. Ibibazo byose biraturambika, bikongera bikaturambika, byatumye duhinduka ingwingire. Nyamara uri Imana y'imbaraga, uri Imana iteye ubwoba, uri Imana itangaje. Imibare yacu yanze guhura n'iyawe kuko tutakumenye.
twakubwira ko ibituzengurutse ari byinshi, twakubwira ko abantu bacu ari abapagani cyane batabasha no gukizwa, twakubwira ko amafaranga dukeneye ari menshi cyane utabasha kuyabona. Imibare yacu yanze guhura n'iyawe kuko twanze ko ibyawe bitwuzura, duhora n'impagarara, twananiwe gutuza kuko ijambo ryawe tutaryemereye ko rigira umwanya ngo risunike ibidushidikanyije. Turakubwira nk'uko Mose yakubwiraga ngo abantu tugendana ni benshi ntabwo wabona ibintu byo kubagaburira. Turakubwira nk'uko yakubwiraga ngo abo bantu nabakirisha iki, ariko umuhamagara waramubwiye ngo kizakwereka ko ari njye ugutumye nuko ubwo bwoko bwose uzabukurayo. Tugarukeho Mwami, tugarukeho, twigishe kwicara ku birenge byawe. Wabwiye Marita ngo Marita, Marita urirushya wiganyira muri byinshi, ngo ariko Mariya yakurishije umugabane mwiza atazamurwa wo kwicara ku birenge bya Yesu ateze amatwi. Iyo tugiye kwicara ku birenge byawe tujya twumva ari ubuswa, tukumva twabaye abaswa, ariko kubera kubura kwicara nka Mariya natwe bidushidikanyisha turabihorana, no kubunza umutima turabihorana nka Marita, duhora duhangayitse kandi waraje kuturuhura. Ndakwinginze ngo muri iki cyumba cyo hejuru Mwami uhagurutse abahungu n'abakobwa bashobora kurya ijambo ryawe, bashobora kuryuzuza mu mitima yabo, bashobora kuryumva no kuryiga baryitayeho, barifitiye umwanya, bataryumva gusa bahugiye mu bindi, bakabikora nk'umukoro n'umuhango kugira ngo bumve ko babikoze. Bashobora kubyuka mu gitondo bakaribyukiramo nta rusaku ruraba, abana batarahamagara, inshingano n'amatelefoni bitarahamagara. Hagurutse abahungu n'abakobwa, duhagurutse Mwami, abantu ushobora kuba ari wowe utubera priorite, ubu wibanze mu buzima bwawe. Turabivuga ariko siko turi. Dushaka gupulaninga, tugiye gutangira bizinesi nshyashya, tugiye gutangira imishinga mishya, tugiye kwinjira se mu yindi sitepu. Tujya dufata umwanya wa retirete tukicara tukiherera, tukandika, tukicarana n'abanyabwenge, tukicara tukabikora neza. Ariko bari hehe abahungu n'abakobwa bakicarana nawe, bafunze inama z'abantu, bafunze amatelefoni, bakicarana nawe bari bonyine ngo bumve icyo uvuga? Ongera ubyutse urwo rubyaro, hagurutse urwo rubyaro rushobora kukugisha inama, rubyitayeho, rutakuzana ibyamaze gukorwa. Tugarukeho Mwami, twifuza ko ibyo dusoma tuzarinda dusaza bikirengura. Turashaka ubwo ubuzima bwuzuwemo n'ibitangaza n'ibimenyetso, ubuzima bwuzuwemo nawe, ubuzima bufite Imana iriho, Imana nzima. Tubabarire Mwami, abatuzi bazi ko twitirirwa izina ryawe, twabateye kukwitiranya kuko batubuzemo imbaraga, batuburamo kamere yawe, bituma batita ku byawe. Utubabarire, utubabarire aho twatukishije izina ryawe, aho abagore basenga, aho abagore bakijijwe, bafite abagabo batarakizwa, abagabo bavuze atari gusa ibyo by'ubukristo ni ibiki, kuko barebye ubuzima bwacu bakakuburamo. Tubabarire Mwami, abagore batarakumenya barebye abagabo babo, bitirirwa izina ryawe ndetse bafite imirimo yawe, ariko bavuga ati niba ari uko abantu bakizwa, ese ibi biri hehe, bivuze iki? Tubabarire aho twatukishije izina ryawe, aho twicaranye n'abantu mu ofisi batumenya twubahiriza amasabato, batumenya tudasiba mu nsengero ku cyumweru, ariko bareba imikorere yacu n'imishiha yacu n'imitima mibi yacu bakakubura, bigatuma basuzugura izina ryawe. Utubabarire kandi utwongera andi mahirwe, uduha imbaraga,
tugende tuguhagararire, uduhe imbaraga. Twacanye mu makuba n'abatakuzi, badushakamo ibyiringiro, basanga natwe ntabyo dufite nk'uko nabo batabifite, basanga dukanuye amaso, basanga turabunze imitima nk'uko nabo bayibunze, badushakamo imbaraga, basanga natwe ntazo dufite, basanga turasa nabo, basanga mu bihe byo kwiranja no kwirwanaho, basanga natwe twirwanaho nkabo, basanga natwe nubwo tukuvuga, basanga natwe nubwo tugendana na Bibiliya, basanga mu minsi ikomeye, mu minsi y'amakuba natwe twirwanaho, natwe tutanga ruswa, natwe twicira inzira, kandi tukavuga ko ari bwo bwenge, tukabarusha kujya guterana, tukabarusha imirongo ya Bibiliya, tugatukisha izina ryawe, nkaho utari Imana yakwirwanirira ikicira inzira umuntu adatanze ruswa, nkaho utari Imana yakwirwanirira ikicira inzira umuntu adakoza amabi. Utugarukeho Mwami ko bw'imbabazi zawe, utweze, udutunganye, utuboneze, uduhe imbaraga. Aho bananiriwe niho natwe tunanirirwa, kandi twebwe twitiriwe izina ryawe. Byananije abagore batakuzi, biratugeraho abagore bakuzi natwe tukananirwa nkabo. Byananijwe abagabo bakuzi, byabananije. Byananije abagabo batakuzi, biragera ku bagabo bakuzi nabo bikababasha. Tubabarire, bakananirwa kwifata uko batagufite.